Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Ategeka ko umuryango mushya ushingiye ku myemerere ugiye kwandikwa ugomba gutanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa ya serivisi yo guhabwa ubuzima gatozi, kandi ugatanga n'urutonde rw'abantu 1000 bawushyigikiye mu karere ugiye gukoreramo. Imiryango ishingiye ku myemerere ibarirwamo amadini n'amatorero n'ibindi bibishamikiyeho. Ubugenzuzi bwakoze mu mwaka wa 2024 ku miryango ishingiye ku myemerere harebwa iyubahiriza ry'amabwiriza ayigenga. Bwasize amatorero arenga 50 ahagaritswe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda kubera kutuzuza ibisabwa, mu gihe inzu zisengerwamo zirenga 9,000 nazo zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa byagenwe. Amabwiriza yo kuwa 6 Werurwe 2025 yerekana ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Ategeka ko umuryango usaba ubuzima gatozi muri RGB werekana icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu ugiye gukorera. Basabwa kandi kwerekana inyandiko yemeza gukoresha inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga, amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo. Mu bishya kandi byasohotse muri iri bwiriza hagaragaramo kwerekana inyemezabwishyu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. Umuyobozi uhagarariye umuryango ushingiye ku myemerere n'umwungirije basabwa kuba barize amasomo ajyanye n'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa muri kaminuza byemewe n'amategeko. Iyo yize mu mahanga atanga icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha. Ku muntu wize kaminuza mu zindi ngeri agaragaza icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi y'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko. Ku muntu wize kaminuza mu zindi ngeri agaragaza icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi y'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyuwungirije bafite impamyabumenyi zitarizo mu bijyanye n'iyobokamana bagomba kuba barize byibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri ryemewe n'urwego rubifitiye ububasha. Mu mwaka wa 2023-2024 imiryango ishingiye ku myemerere 116 yasabye ibyangombwa by'ubuzima gatozi, 19 irabihabwa mu gihe 97 itabihawe kuko itari yujuje ibisabwa. Abashinga amadini n'amatorero n'imiryango ibishamikiyeho bajyaga bakodesha inzu zisanzwe zikoreshwa indi mirimo nka hoteli cyangwa inzu zakira ibirori bakazisengeramo. Amabwiriza mashya ategeka ko izo nyubako zizajya zihabwa icyangombwa cyemeza ko zikorerwamo imihango y'uwo muryango mu mirimo yo gusenga gusa. Akarere cyangwa umujyi wa Kigali bizajya bitanga ibaruwa y'imikoranire ari uko hatanzwe icyemezo cy'ingero y'inyubako cyemeza ko inyubako izakorerwamo ibikorwa byo gusenga yujuje ibisabwa n'amategeko y'imyubakire y'aho umuryango ukorera. Icyo cyangombwa kikaba gitangwa n'ubuyobozi bubifitiye ububasha. Hasabwa kandi urutonde rw'abantu nibura 1000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bawushyigikiye, ruriho imikono yabo, inimero z'irangamuntu cyangwa se za pasiporo n'iza telefone byabo, na gahunda y'ibikorwa by'amajyambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Mu gihe umuryango ushaka kugaba amashami usabwa kwandikira akarere ariko ukamenyesha RGB kopi y'inyandiko mvugo y'inama y'urwego rukuru rw'umuryango rwemeje gushinga ishami n'uzariyobora. Iyo nyandiko ikaba iriho n'umukono wa noteri. Gahunda y'ibikorwa yuzuzanya n'ibikorwa by'iterambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere ndetse n'ibindi. Ingingo ya 9 y'amabwiriza ivuga ko undi muntu uri mu bagize inzego z'imiyoborere z'umuryango ushingiye ku myemerere agomba kuba afite nibura imyaka 21 atarakatiwe bidasubirwaho igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6. Icyo cyaha kikaba kitarahanagurwa n'imbabazi z'itegeko cyangwa ihanagura busembwa. By'umwihariko ujya muri izi nzego z'ubuyobozi agomba kuba atarahamwe n'icyaha cya jenoside, icy'ingengabitekerezo ya jenoside, icy'ivangura cyangwa icyo gukurura amacakubiri. Buri muryango kandi ufite inshingano yo kumenya niba inkunga umuterankunga wawo awugenera idaturuka cyangwa idafitanye isano n'ibikorwa binyuranye n'amategeko. Usabwa gukora igenzura buri mwaka rikozwe n'inzobere kandi ugatanga raporo, ndetse ugaharanira kurwanya ibyaha. Usabwa gukora igenzura ngarukamwaka rikozwe n'inzobere kandi ugatanga raporo, ndetse ugaharanira kurwanya ibyaha byeza ndonye no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Umuryango ugomba gushyiraho uburyo bwo gutahura no kumenyekanisha ihererekanya ry'amafaranga rigaragara ko ridasanzwe, harimo aturuka ahatazwi cyangwa afite ingaruka zikomeye
ashobora guteza n'ubwishyu bwo koherezwa cyangwa bukomoka mu bice bitizewe. Itegekwa kandi gukora ibikorwa by'imari byose bikorwa binyuze muri banki cyangwa mu bindi bigo by'imari byemewe mu Rwanda. Amakosa ateganywa muri aya mabwiriza harimo nko gushinga ishami utabisabiye uburenganzira, bihanishwa kurihagarika. Umuryango warishinze ugacibwa ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho umuntu uhagarariye imiryango irenze umwe ishingiye ku myemerere agahanishwa kwamburwa uburenganzira bwo kuyihagararira yombi. Biteganyijwe ko imiryango ishingiye ku myemerere yari isanzwe ikorera mu Rwanda igomba kuba yajyanishije imikorere yayo n'amabwiriza mashya bitarenze amezi 12 uhereye igihe yasohokeye. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane natwe.